inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, ari nayo operating system nyine dukoreramo nk'uko nkunda kubivuga, ndetse n'abakunzi ba Bibiane TV, na Bibiane Manishimwe, aho muri hose mu Rwanda ndetse no muri diaspora, tubifurije amahoro ya Kristo. Murabizi nyine muri no minsi ingingo turi kuvugaho ni ijyanye n'umuziki. Indirimbo zemewe muri Kiliziya ni izihe, zitemewe ni izihe, nako muri liturujia kuko ejo bundi Padiri Nyombare yadusobanuriye ko hari muzike, indirimbo z'Imana n'indirimbo za liturujia ziratandukanye. Rero mu byo tujya tuvuga hari indirimbo zabo zahagaritswe, na Bibiane Manishimwe arimo, niyo mpamvu namutumiye kugira ngo nawe twumve icyo abivugaho. Ejo natumiye Thomas Bicamumpaka, nyuma y'abapadiri twari tumaze iminsi dukorana ibiganiro, nari nakoranye na Padiri Piero bwa mbere kandi ndamushimira ibisobanuro yaduhaye. Dukorana na Padiri Nyombayire Faustin, nawe ndamushimiye cyane, ndetse n'umuyobozi w'ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda ari we Eliyazari Ndayisabye. Rero ejo twakoranye na Thomas, tubwira uko yabyakiriye, atubwira ko yiyemeje gukosora ikosa basanze mu ndirimbo ye ya Gloria, ko abigeze kure arikosora. Rero uno munsi tugiye kuganira na Bibiane, nawe twumve uko abivuga. Reka tumuhe umwanya abanza dusuhuze, twari tunamukumbuye. Umwanya ni uwawe. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Bibiane TV na Emi Pro Media. Yezu Kristo akuzwe, amahoro y'Imana bane namwe. Ntangiye mbifuriza amahoro y'Imana kuko abonerwa muri Yezu Kristo. Turabyibuka neza ko Yezu yavuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, kandi atubwira ko atayaduhaye nk'uko isi iyataka. Amahoro rero abonerwa muri Yezu Kristo niyo mbifurije, mwese abamwemeye bakamwakira, abasenderemo. Ariko Bibiane, tugarutse inyuma gato, kuriya biba bisobanuye iki? Ngo yadusigiye uko atari nk'uko isi yatanga, aye n'ay'isi atandukaniye. Ako kantu nako twakavugaho. Amahoro y'isi ni amahoro y'ikinyoma. Nk'ubu muri iyi minsi ubona ko hari inkubiri iriho ngo yo gushakira isi amahoro. Inkubiri yo kurandura intambara zaba ziri hagati y'imyizerere, ibyo ubibona cyane cyane ibyo bintu Kiliziya Gatolika ibishyizemo imbaraga cyane, binyuze mu mushumba wayo Papa Francis, aho agerageje gushakira amahoro isi, akaba yakora igishoboka cyose. Niyo mpamvu mubona kenshi ajya mu misigiti akarambarara, ugasanga rimwe na rimwe Bibiliya iri gusomerwa mu musigiti. Ibyo byose ni ukugira ngo bahurize hamwe, bagendere hamwe. Kandi turabizi nyine, urumva na teme ya sinode iherutse gusozwa ni ukugendera hamwe. Kugendera hamwe rero bivuze iki? Ni ukurandura ibintu byose byatandukanyaga abantu, ibyo ari byo byose, haba n'iby'imyizerere. Kandi urabizi yuko hagiye habaho intambara nyinshi zitandukanye zishingiye ku myizerere, ibyo abantu bemera. Urabizi mu mateka ya Kiliziya. Ndabizi. Ibyo rero bigomba kurandurwa. Ariko ayo mahoro rero isi iri kugerageza gushaka, adashingiye kuri Yezu Kristo, ngiye mvuga ko adashoboka, kuko Yezu yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Yayahaye abamwemera, ntabwo yayahaye abatamwemera. Wemeza ko Papa se ayari gushaka atari ayo ya Yezu? Kuko urumva Yezu yaravuze ngo icyo nshaka nuko bose baba umwe, kandi urumva na Papa ari gushaka ko tuba umwe, tukarenga imipaka y'amadini, ibyo kuvuga ngo ndi umuyisilamu, ndi umukatolike, ndi umuprotesitanti, ndi umwangirikani. Ibyo bintu nyine tukabirenga, tukagira urukundo nyine, ko turi abana b'Imana. Ubushize hari akantu wambwiye ngo harya babyita gute, ngo Abrahamic
Abrahamic this house. Eh. Abrahamic E- Family e- House. yego yego, ko turi Mm. abana ba Aburahamu nyine twese icyo kintu kikaduhuza, ubwo se urumva atari byiza, atavuga atari byo biva ku Mana. Ikibazo ni uko ijambo ry'Imana abantu barifata mu buryo butari bwo. Mm, Yezu yarabisobanuye, mm, aravuga ngo ntago nsaba isi nsabira. mm, Ayo mahoro ntago Yezu, ubwo bumwe mm, ntago Yezu yabusabiraga ah, abantu bose, oya, ahubwo yareruye abwira se ngo saba isi nsabira, mm, ahubwo ndasabira abo wampaye. Ibyo turabisanga he? Muri Yohani umutwe wa 17 umurongo wa 9, ngo nibo nsabira, sinsabira ab'isi, ahubwo nsabira abo wampaye kuko ari abawe. Abahawe Yezu rero ni abamwemeye nyine. Gufata rero abatemera Yezu ukababumbira mu gatebo kamwe n'abatamwemera mm. ngo bagendane, ibyo ntago ari byo. Abamwemera Mm. n'abatamwemera, donc christianisme harya irimo abakatolike, abaprotesta, abangirikani, abayehova, none abayisilamu ntabwo bamwemera bo. n'aba Ntabwo bamwemera nk'umwana bindi w'Imana bya judayisime, ubwo wowe urumva byaba ari ukuvanga nyine baramutse bagendeye hamwe, byaba ari nka bya bindi ngo kuvanga amasaka n'amasakaramentu. kandi icyo Yesu ashaka ari uko bose baba umwe. Ntago wumvishe icyo nagusomeye. Mm. Yavuze ngo aba bumwe ni bande? Ni abo wampaye nsabira ubumwe, si Eh, ab'isi bose nsabira. ibyo bintu biri mu ijambo Yarabisobanuye. ry'Imana birimo. Yego. Wow. Mm. Kandi nakubwiye ahantu bisoma. Hanyibutse nze kureba. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 17 Mm. umurongo wa 9, ariko reka nze nanahagusomere. Mm. 17, Yohani 17 umurongo wa 9, kugira ngo simba nshaka kuvuga amagambo yanjye. Mm. Nanjye reka mbaze chat GPT iranyegereye. Urambwiye Yohani. Yohani 17 umurongo wa 9 haravuga ngo ubu nibo nsabira, sinsabira ab'isi. Wabyumvise? Mm. Ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Mm. Rero abo yasabiraga ubumwe ntago ari ab'isi bose, ahubwo yasabaga ubumwe bw'abamwemera bakizera izina rye. Mm. Uzi ko Niko mu cyongereza ngo I pray for them. I'm not praying for the world, but for those those you have given me, for they are yours. Nibyo. Noneho rero abantu bajya bafata ku kajambo ngo bose babumwe, bakagafatira mu kirere, ariko abo bose babumwe mu by'ukuri ni abemeye Yezu Kristu, nibo yahindukiraga agasabira ko babumwe. Ntago ari ubumwe bw'abatemera n'abatamwemera. Ntago ari ubumwe bw'abatemera n'abatamwemera. Ni ubw'abemera Yezu Kristu gusa yasabaga Imana Data ngo ibabumbire mu bumwe. Icyo si gisobanura. Ako ngaho twari dusobanura kariya, ubwo reka dukomeze, ubwo wari uri kudusuhuza, kutuganisha nyine turi kuvuga ku bijyanye n'umuziki nyine, ino nkundura wayifashe shute, wabihaye ikihe gisobanuro? Iriya nkundura rero njyewe wenda navuga ku bindeba. Buriya iyo umuntu arebye neza akitegereza, nagiye nkurikira n'ibiganiro bagira ugiranye n'abantu benshi batandukanye, bavuga uburyo biriya byose biri mu mpamvu zo gusigasira liturujiya, cyane cyane iya misa. Rero ahubwo nakwibaza ngo
mm. Liturujiya ya misa yemerera padiri kwiyamira abantu mu misa. Kwiyama. Kwiyama. Mbo ariko icyo ngicyo cyo yenda icyo nakivugaho, uribuka ko na Yezu yajyaga aza akavutukana abantu mu rusengero, si ubyibuka, akabahondagura akabatimbagura bari gukoreramo amakosa. Ariko liturujiya Mm, ya kiliziya mm, ndetse ya misa ifite umurongo igenderaho. mm. Bateganyije ko bazajya biyamira mu ruhame abakirisitu. Nyine. Kandi twebwe iyo tuje mu misa Mm, tuba tuje mu misa tuje gusenga. mm, Kandi gusenga twigishijwe kenshi ko ari ukuganira n'Imana, mm, nk'uko umwana mwiza aganira n'umubyeyi we. mm, None niba turi kuganira n'Imana yacu, ibyo bindi byo kuduha umurongo ntarengwa, mm. wowe wajya kuganira n'umubyeyi wawe ukagenda wikandagira wahawe umurongo w'ibyo uri buvuge, cyangwa uyoborwa na Roho Mutagatifu? Nari umutagatifu. Ariko Bibiliya Mm, wibuke ko no mu mm, iremwa rya Adamu na Eva, Imana yatanze mm. umurongo ntarengwa, kuko cyagera ababwiye ati bino mwemerewe kubiryaho, ariko buriya ntabwo mubyemerewe. Urumva ko ibintu byo gutanga umurongo ari ibya kera, ni Imana yabiremye. Twebwe rero Mm, umva umurongo Yezu yahaye abigishwa be n'abazamwizera bose. mm, Yarababwiye ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye, mm, kandi iryo jambo nimurigumamo muzamenya ukuri, hanyuma uko kuri kubahe kwigenga. mm, Ibyo ngibyo wabisanga muri Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza ku wa 32. mm. None ahubwo njyewe ibyanjye sindi bunabitindeho, cyane cyane ko abandi bafite ibyo barezwe, ariko njyewe usibye kuvuga ngo indirimbo bazihagarike, ntabwo nzi icyo bazihoye, ahubwo uzabambarize. wowe harya kuko we ntabwo uzi icyo indirimbo zawe zazize. hari icyo wumvishe se bavuga. Eh, kandi koko kuri rwa rupapuro nasomaga bavugaga ko tuributsa ko iza Bibiliya nazo zahagaritswe, ariko abandi hari igihe bavugaga bati iri jambo ntiryemewe, wowe ubwo ko ari ugusenga se. Njyewe rero ubwo urumva nta n'icyo ndi bubivugeho, kuko ntabwo bigeze bambwira ngo zihagaritswe kubera iki, ukosora iki. Ahubwo urumva yuko kesi yanjye itandukanye n'iy'abariya bandi. Nayo mpamvu ntari buyitindeho, ahubwo nababaza ngo ko abandi mwababwiye icyo mubarega, njyewe murandega iki? Yewe ibyo bintu kandi n'uburenganzira bwawe bagomba kubikubwira. Nibabimbwire. Ikindi rero urumva nanenze ni uburyo nyine umuntu ahagarara muri ayo masengesho, kandi misa twigishijwe ko ngo ari isengesho rikuru, sibyo? Niba gusenga ubwabyo ari ugusabana n'Imana, noneho isengesho rikuru ribaye umwanya wo kwiyama. Ibyo narabinenze. Ngira ngo kiliziya ifite ibinyamakuru, ayo matangazo niho yagombaga gutambukira, kandi kugeza uyu munsi nta kinyamakuru na kimwe cya kiliziya nigeze mbona gitambutse itangazo nka ririya. Ibyo bintu ariko ubwo niyo ibyo bintu na Padiri Pierre yabigarutse, bari kuvuga ati yenda bazabyandike bakubiteho n'amakashi nyine, ubundi babisohore. ubu ngubu uwo ari we wese ashatse yabifata nk'ibintu bidafite ishingiro, kuko nta naho wabisanga biteyeho aho kashe igaragaza aho byakomotse. Ushatse wabyita impuha,
ubushatse wagenda ukajya kuri Pacis TV ukababwira ati kuki mudakina indirimbo zanjye? Ii, Ati barazihagaritse bande? bande. Ati byanditse ko bazihagaritse. Nyine urumva Mm, ibintu biri mu magambo nyine ni amagambo, les paroles s'envolent mais les écrits restent. mm. Cyangwa Nabagira ukajya inama y'uko no kuri Mariya ukababwira ati kuki mudakina indirimbo zanjye? Bakubwira ati barazihagaritse. yego nshobora kujyayo, Mm. yego Ahubwo kuko ntago nzi uzajyayo ujye kubabaza. Mm. niyo nama ungiriye, Iyi ndi nkawe najyayo. nzareba niba ari ngombwa. Mm, Rero ubwo urumva njyewe ibyanjye kubivugaho ntago nagira icyo mbivugaho ntazi icyo ndegwa, mm, ariko sinabura icyo mvuga ku bahanzi bagenzi banjye mm, nemera nkunda ndetse n'ibihangano byabo bimfasha. mm. Ariko uyu munsi uwo ndi bwibandeho Mm. n'ibica mu mpaka. Bica mu maga Thomas. Mm, Thomas mm, ni umuhanzi mwiza dukunda twese mm, kandi w'umukristo, mm, ugerageza gukora indirimbo zigendeye ku ijambo ry'Imana zitanga ubutumwa n'ubundi wasanga muri Bibiliya. mm, Aho rero niho n'ubundi indirimbo ye Gloria mm, bayireze ko irimo ijambo mu bushorishori bw'ijuru. mm, Iryo jambo yarivanye muri Bibiliya, kandi wibuka aho twatangiriye ko mm, Yezu yabwiye abigishwa be n'Abayahudi bari bamaze kumwizera ati muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye. mm. None umuvandimwe yagumye mu ijambo ry'Imana bimubyariye amazi nk'ibisusa gute? Eh, Noneho mm, ibyo bintu urumva yuko biteye impungenge, mm, kereka wenda umuntu utabihaye umwanya, ariko nakwibaza ngo ari miseri bien sûr ni igihimbano cy'abantu, mm, ariko Bibiliya yo ni ibyahumetswe n'Imana. mm, None ari miseri, kandi nawe icyo kibazo warakimubajije, mm, ari miseri yanditswe n'ihuriro ry'abantu runaka bazwi ku rwego runaka bafite ubudahangarwa runaka, mm. n'ibyahumetswe n'Imana ubwayo, birakwiye ko dukurikira iki? Ariko miseri nyine yanditswe n'abahanga ba kiliziya repere de l'Eglise bayobowe na Roho Mutagatifu, baravuga bati uyu murongo dushaka gutwaramo ibintu byacu ni uyu. Kandi ubwo nyine bibaye ibintu institution zose Bibiliya zigira ziba zifite nuze nyine sitati, bakavuga bati twebwe ni uku tumeze, nabara bakavuga bati ni uku tumeze, nabano ni uku tumeze. Ubwo ubishaka akagumamo, utabishaka akagenda. ubwo rero njyewe nagira ngo nkubwire yuko imigenzereze nk'iriya yo gufata ibitabo runaka ukabishyira hejuru ya Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana, ari byo byahumetswe n'Imana, njyewe biriya ntago nabikurikiza, kubera yuko kuba umwigishwa wa Yezu nyakuri ni ukuguma mu ijambo rye. Ariko wenda utanagira ngo wenda ndanakubeshya, reka iryo jambo yavuze muri iriya Gloria tubereke n'aho ryanditse. Sibyo byiza? Sibyo byiza? Njye sinkunda ibintu bidafite fact. Yego. Ririya jambo mu bushorishori bw'ijuru riri muri Luka umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza wenda niyo twahera niyo twasoma uwa 14 gusa kugira ngo tudatinda, juste kugira ngo mumenye ko yabivanye muri Bibiliya. Ku murongo wa 14 Luka 2:14 haravuga ngo
imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru, kandi munsi abikunda bahorane amahoro. Ahubwo njye ndamushimira cyane uko harya ubuhanzi bwe muri miseri ho handitse ngo gute? ibya miseri njyewe wabimbaza, icyo ndeba ko ari ijambo ry'Imana. Ese ubundi Emi, iyo miseri ni bangahe bayigeraho? Miseri ntago nyine miseri bariya abasaseredoti nyobozi, urabizi ko nawe uri umusaseredoti, ariko ubusaseredoti bwawe ntago ari nk'ubw'abandi. Nyine hari ubusaseredoti nyobozi n'ubundi bwa cyami, twe dufite ubwa cyami. Abasaseredoti abari mu busaseredoti nyobozi nibo baba bazifite. None se kuki utubwira gukurikiza ibintu tutanazi? Twe icyo waduhaye ni Bibiliya kandi turayigendera. Ibyo bya miseri utubaza tubana nayo kuko umunsi ku munsi, none ukajya kutwiyamira kuri aritari nk'aho ubundi watuburiye ahandi ufite n'umujinya. Kubizi neza ko iyo miseri ari iyanyu, mwaje mukatubwira muti dore ibiryo dushaka birimo, kandi nabwo ukanatubwira ko bitandukanye n'ibiri muri Bibiliya, tukamenya yuko Bibiliya ari igitabo giciriritse kiri munsi ya miseri. Kubw'ibyo ibiri muri miseri bifite agaciro gusumbya ibiri muri Bibiliya. Ibyo ngibyo abazabikurikira buhumyi sindi kumwe nabo. Njye nzi yuko Bibiliya ari igitabo gisumba ibindi byose, cyahumetswe n'Imana. Ibindi byose ni ibihimbano by'abantu, nta gaciro nabiha, cyangwa se nabiha agaciro gato nkanabigenzuza ijambo ry'Imana. None gukoresha ijambo ry'Imana bihindutse icyaha cyo kwiyamwa, kikiyamirwa kandi ku karubanda. Ahubwo reka nkubaze, niba badashaka ko tuvuga Imana yo mu bushorishori bw'ijuru, ko Imana ari nyinshi, barashaka ko turirimba Imana yo muri hejuru. Imana ya Yesu. ahubwo wakwibaza ngo iyo Mana batubwira kuririmba iri muri miseri itandukanye na ya yindi iri mu bushorishori bw'ijuru. Abamarayika baririmbye bavuga ngo nihasingizwe Imana mu bushorishori bw'ijuru, ngo tube twafatanya n'abamarayika gusingiza iyo Mana iri mu bushorishori bw'ijuru, au plus haut des cieux. Iyo Mana ni iya hehe? Ahubwo niberure batubwire iyo Mana ni iyihe itandukanye n'iyo mu bushorishori bw'ijuru. Harya hoya, ariko hoya ni imwe ni iya Yesu, ahubwo ikibazo ni uburyo bivugitse. Ku buryo uvuga iyo mu bushorishori bw'ijuru bikahinduka icyaha. Hoya nyine urumva. None se reka nkubaze, urumva si iki? uzi itegeko nshinga ari Kiliziya nka institution igira icyo bita droit canon. Droit canon ni nk'itegeko nshinga, ariko bafite umurongo ntarengwa, bafite ibintu umurongo ntarengwa tugomba kugenderamo kugira ngo bace akavuyo nyine. Umva ikintu uri kuvuga nka gikunda, uri kuvuga ngo Kiliziya nka institution, iyo rero itandukanye na ya yindi Yesu yashinze. Institution y'Imana hano ku isi. Iyo Yesu yashinze yo ntabwo ari institution, nka idea. Ni iki? Ntabwo ari institution. Iyo ni iki? Kuko nta n'umuyobozi yayihaye ngo dore, kuko intumwa abigishwa baramwegereye baramubaza ngo tubwire umukuru muri twe ninde? Arababwira ngo ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi. Abakuru muri iyo sanse, abakuru bahita baba benshi. Uwemeye guca bugufi wese niwe ukuzwa. Ariko ibyo tubireke twikomereze. Njyewe icyo ndi gutindaho kandi ndi kubabaza nuko
turabizi neza twese ko hari amajuru menshi. Ibyo urabizi? amajuru menshi Yego, genza ijuru rimwe rya rindi tuzajyamo twese twaremewe kuzajyamo. hari irya mbere, hari irya kabiri, hari irya gatatu. Mbigusomere. Mm. Mm. Reka dusome Abakorinto ba kabiri. Mm. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorento, Mm. 12 umurongo wa 2. Mm. Haravuze ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Mm. Niba hari irya gatatu rero, ubwo hari n'irya hari kabiri. irya. Mm. Yego, urumva rero ntabwo ijuru ari rimwe, ahubwo abo muri Kristo Yezu, abari muri we bose Mm. bajyanwa mu ijuru ry'Imana, rya rindi riri mu bushorishori. mu bushorishori bw'ijuru. Aho niho hatuye Imana. ubwo ayandi majuru ari hasi, ayo ya mbere. Ayandi majuru ari hasi, kandi ayo majuru abamo n'imyuka mibi. ijuru ni iki bibiya? ijuru banza utubwire ijuru ari iki? Ijuru, Mm. ijambo ry'Imana riravuga Mm. ngo ijuru ni intebe yanjye, ngo Mm. naho isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Nta gisobanuro kirenze icyo naguha. Mm. Ijuru niho Imana itetse. itetse ijabiro. None kandi ndenda bigusobanuza ijambo ry'Imana Mm. kugira ngo hato bitaza kuba ibyanjye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijuru ni intebe yanjye, naho isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Akanavuga ngo bundi mwanyubakira nzuki. Mm. Eh, Yego. mm. None rero aho niho nari ndimo nibaza ko tubizi ko hari imana nyinshi. Imana ni izina rusange, Mm. ariko kugira ngo dutandukanye Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo, Mm. ya yindi itetse ijabiro hejuru y'amajuru, Mm. uriya muvandimwe yabivuze neza, kandi Bibiliya niko ibisobanura ko Imana yacu itetse mu bushorishori bw'ijuru, ijabiro kwa jambo. Mm. None bihindutse icyaha gute? Eh, none Iki nyine urumva ni bya bindi nyine iki? tubwiraga, Yego. abahanga ba kiliziya sibyo, hari ukuntu baba bazi no hari ikiganiro nigeze nkorana n'umupadiri, ni padiri Tofili, arambwira ngo ibintu byose mu kiliziya igenera, nabaje ibintu byose kiliziya igenera byanditse muri Bibiliya. Aravuga ngo byose birimo, ngo ariko ngo hari n'ibirimo ku buryo butagaragara, ku buryo butagaragarira amaso ya rubanda nyamwinshi, bisaba guhishurirwa cyangwa kubisesengura kugira ngo ubibone. None nanjye reka nkubaze, ko abamarayika baririmbye Gororiya, baririmbira umwana Yezu wavutse, bati Imana nisingizwe mu bushorishori bw'ijuru, umuvandimwe agasubiramo amagambo abamarayika baririmbye, baririmbira Imana, abo bahanga ba kiliziya bakaba bafite ukundi babyanditse bihabanye n'ijambo ry'Imana dusoma, ubwo tuzumvira nde tureke nde? Birakwiye ko twumvira abahanga ba kiliziya cyangwa ko twumvira ijambo ry'Imana? Ubu se hari icyo gusobanura kindi kirenze? Imana nisingizwe mu bushorishori bw'ijuru, none barakubwiye ngo iryo jambo ntuzongere kurivuga. Gute se? Ubwo se wazana inyundo mukamponda bikanjyamo gute? Ariko wenda wowe niba wumva hari uburyo bagoragoza ukabyemera, reka nkubwire kuri ino ngingo ndi kumva ndi gutsindwa. Ndaza uno munsi mfite ikiganiro na Padiri Tofili,
ndaza kumubwira ahansobanurira uko nanjye ubwanjye mu kiganiro na Thomas uribuka ko nabimubajije, naramubajije mm, urumva bamubwiye ko ntabwo ari ukuvuga ko ndi kukurwanya ko nanjye simbyumva, bamubwiye ko mm, we yavuze ko yagendeye kuri Bibiliya ajya gukora iraguroriye, yagendeye ku magambo yo muri Bibiliya, mm, noneho mm, baramubwira ngo yagombaga kugendera kuri miseri, noneho njyewe mm. naramubajije ngo ari Bibiliya na miseri ikidipendinga ku kindi ni iki, ikibyara ikindi ni iki, Uribuka mu igisubizo kuvuga yaguhaye? harya yambwiye ngo Umva, mm, yarakubwiye ngo ntabwo yabisubiza, ngo ibyo byasaba ngo ko ashyiramo ubwenge. mm. None kuba muri kiliziya bisaba kugenda nk'ikirobo udashyiramo ubwenge. Nk'ikirobo oya, ahubwo ugomba kubushyiramo. Mm. Kandi yaranze gusubiza ngo hato adashyiramo ubwenge. None se Imana ntabwo yaduhaye ubwenge, yabuhaye Emi wenyine. Ariko hari igihe ushyira ariko ubwenge bubamo amoko, kuko hari igihe Mm, ubwenge abaperi de l'Eglise babishyizeho mm, ntabwo babungana n'ubw'umuntu uri aho ngaho uri kubisoma gusa bisanzwe, ushobora kubushyiramo mm, ugasanga buraciriritse par raporo y'ububirimo, mm, bigasaba kubyemera. Hari igihe biba bikurenze bitanakwirwa no mu gatwe kawe, nk'urugero Bibiliya uribuka mm, Saint Augustin, uramuzi, mutagatifu Augustine yashakaga kumva mm, ubutatu butagatifu. Wowe urabwumva Bibiliya? mm, Wowe urabwumva? mm. Wowe ubutatu butagatifu urabwumva? Urabwumva nyine? Ni kuvuga wowe urabwumva, wamenya kubusobanura? Ntabwo iyo ariyo sije turiho. Oya, ni urugero nari ngiye kuguha, ni urugero nari ngiye kuguha Mm, kuri ibyo by'ubwenge Thomas yashakaga gushyiramo. Saint Augustin mm, atari umutagatifu, akiri umusiyantifike nk'abandi bose, yashakaga ko mm, ubutatu butagatifu n'ubwenge nyine. Noneho akumva bitari kwemera, aragenda ajya ahantu ku mm, nyanja, aravuga mm, ati hano hantu hatuje niho ndakora meditasiyo neza. Asanga akana mm. kari gucukura akobo, kakajya gafata amazi yo mu nyanja kagashyira muri ka kobo. Urumva? Izo sitori zose ndazizi. Urazizi? Nkireka Yego. nkanyirangize ntacyo, kubera turi kubibwira abadukurikiye. Mm, Noneho mm, abaza ka kana ngo niko wakana we ngo uri mu biki, ngo ndashaka gufata ino nyanja nyishyire muri aka kobo. Ibyo mm, aravuga ati ariko abana mm, muri abana koko muri utugoryi, mm, gusa urabona ibyo bintu bishoboka, iyi nyanja yakwirwa muri mm, ako kobo. Ka kana mm, karamubwira ngo nk'uko rero iyi nyanja itajya muri aka kobo, ni nako ubutatu butagatifu butakwirwa muri ako gatwe kawe. Urumva ka kana mm, kari akamarayika. Ubu rero na Thomas mm, wasanga ari gushyiramo ubwenge nyine mu bintu bitakwirwa nyine muri ubwo bwenge bwe, mm. agahitamo kubyihorera, kubyemera nyine, si ku byo se? buryo Mm, ku buryo usoma Bibiliya ikubwira ko abamarayika baririmbye mu bushorishori bw'ijuru, mm. bigasaba ko ugira ubundi bwenge bukubwira yuko ibyo ngibyo utagomba kubivuga. Oya, hari igihe ukoresha ukwemera. Indirimbo yitwa nitwunamire isakaramentu, Ukwemera se kukubuza kugendera ku ijambo ry'Imana avuga ngo n'ukuhe? ukwemera kujya kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu. Urahazi? Hanyuma se Imana nisingizwe mu bushorishori bw'ijuru, babihinduye icyaha kuko bikeneye ubundi busobanuro, atari ngaho byavugaga iki? Imana, ariko reka nandikemo Gloria ndebe, reka mbaze chat GPT cyangwa ndebe muri ntuza, kuko nta miseri mfite hano, turebe ukuntu nyine Mm, miseri bivuga. Ariko mm, ubu tubishatse twayibura, kanjye no kuri Google bisanzwe ndayibona. Abantu badukurikiye tugomba kuvuga ibintu bifite fact, sibyo? Wowe ibyo umbwiye bifite rero fact, icyo urabisomye. nagira ngo nkubwire, Mm, uwo Augustine nyine yashakaga kumva Imana mu bwenge bwe, mm, ariko twebwe tuzi yuko ntacyo dushoboye, mm, ahubwo dushobozwa byose n'imbaraga za Kristo, kandi izo ni imbaraga za Roho Mutagatifu. mm, None se uzambwira ute ko runaka ariwe ufite izo mbaraga, uriya wundi ntazo afite? mm. Ngo Imana nisingizwe mu ijuru, no munsi abantu ikunda bahorana amahoro.
Imana nisingizwe mu ijuru. Kandi twabonye ko amajuru ari menshi. ariko hari indirimbo nyinshi bazahagarika, hari n'indirimbo ivuga ngo Imana Nyagasani ngo nisi, urayizi iyo ndirimbo? Uroriya ngo Imana Nyagasani, Imana Nyagasani nisingizwe, urumva naho hongewemo Nyagasani. Oya, Nyagasani se bamwanze ko banze mu bushorishori bw'ijuru? Oya, mu bushorishori buri muri iyo ya Tomasi, ariko hari izindi zirimo ibyo nkubwiye. Ibyo nabyo se barabyanze? Ubwo nuko batazicekinze. Erega naganiriye na perezida w'ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda, Eliyazari, ambwira ko hari indirimbo zirenga 200 zindi bazahagarika. Mm. Urumva ko niyo ngiyo ishobora kuzazamo. Ibyo rero tutabitinzeho, Mm. njyewe mbona yuko ijambo ry'Imana, kandi niko kuri, Mm. nta kintu na kimwe gikwiye kurisimbura. Mm. Niba mwebwe mwemera ko hari ibindi byarijya hejuru, ntago ndi kumwe namwe. Mm. Ubwo rero iyo rero mbihuje n'ibyo kuvuga mu bushorishori bw'ijuru, ahubwo ntangira kubakweshoninga, Mm. avuga ngo Imana ni nyinshi, Imana ni izina rusange, icyayitandukanyaga n'utwo tumana twundi ni uko iri in the highest, Mm. iri mu bushorishori. None niba uyambuye kuba ituye mu bushorishori, itanehe na za zindi zo mu majuru. Za feke. Hehe. Kandi Ariko zibaho iyindi yari no ifite mu umwihariko. Bugereki bageraga Imana. Iyindi yari ifite umwihariko. Iyindi yari ifite umwihariko ko iri mu bushorishori bw'ijuru. Isumba hari n'ahantu bavuga ngo Imana isumba izindi, nibyo. Hari nk'Imana yitwa Hadesi. Hadesi urayizi mu Bugereki, Imana Diedora. Imana zo ni nyinshi. Mm. Imana zo ni nyinshi pe. Mm. Imana rero iri mu bushorishori bw'ijuru, nta wabihindura, kandi niko Bibiliya itubwira. Abashaka kubihindura ntago ndi kumwe nabo. Mm. Ni ugusenga, ko ari ugusenga cyane. Ahubwo Mm. nakubaza ngo ijambo ry'Imana riratubwira muri Mariko, Mm. muri Mariko 7 hatubwira uburyo ijambo ry'Imana abantu barihindura ubusa, Mhm. bakigisha inyigisho z'abantu. Mm. Ibyo urabyumva? Reka tuhasome Mariko 7:7. Mm. Aravuga ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Mm. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa, kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Ijambo ry'Imana rero birababaje kubona abantu barihinduza ubusa, imihango, imigenzo byababayemo akarande. Ibyo bintu bisobanura. Ariko ijambo ry'Imana ni ntasimburwa. Bisobanure neza. Ndabisobanura kundi kuhese. Niba umuntu agendeye mu ijambo ry'Imana ukamubwira ngo hoya gendera kuri ibi bihimbano by'abantu, iri jambo rikaba rivuze ngo nuhitamo gukora ibyo no gusenga uzaba usengera ubusa, kuko wahinduye ijambo ry'Imana ubusa, ugakomeza imihango n'imigenzo inyuranyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bo yenda n'ikindi gisobanuro nabiha ibyo, urabona nk'aya madini aba yarateye n'ibiki, hari abantu amatorero nako nyine bafata ijambo ry'Imana akavuga ati ubwo abantu bakunda ijambo ry'Imana, reka kandi ngiye nkaba mfite dini nshaka kugeraho, reka nitwaze nk'umurongo umwe muri Bibiliya ngende nkucurike mwinjirireho nyine ngere ku byo nshaka kugeraho. Suzi ko bibaho? Twebwe ariko reka turebere kuri uyu murongo w'Imana nisinyuze mu bushorishori bw'ijuru,
bahinduye ubusa bakawuhinduza ubusa ibindi bihimbano by'abantu. Tomasi yaguhaye ruswa uri kumudefara. Oya, uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mm, Umuntu rero kirazira guhindura ijambo ry'Imana ubusa mm, ugakomeza ibihimbano by'abantu, aho byaba bikomoka aho ariho hose. Nta kintu na kimwe gishobora kujya hejuru y'ijambo ry'Imana. None ikintu cyambabaje kuri Tomasi, mm, yaravuze ngo icyaha nakoze mm, ngo ni uko navuze amagambo ari muri Bibiliya mm, ngo kandi atandukanye n'ayo muri Miseri, ngo nagombaga gukoresha ayo muri Miseri. mm, Rya jambo riraje rero rimwituyeho ngo ijambo ry'Imana murihinduye ubusa kubwo gukomeza amategeko y'abantu n'imihango n'imigenzo mm, yababayemo akarande. Ibyo dukwiye kubicikaho, ahubwo tugakurikiza ijambo ry'Imana gusa. mm, Kandi ngo abayoborwa n'ijambo ry'Imana, se tuyoboye ko ijambo ry'Imana ari itara, ari urumuri, mm, uyobowe naryo atazagenda mu mwijima. mm. None ngo turireke dukurikize ibitabo byanditswe n'abantu, ubwo se agaciro ka Bibiliya ni akahe? Nyine Kandi njyewe nagira ngo mbabaze ku mugaragaro, iyo Mana mushaka ko turirimba itari mu bushorishori bw'ijuru ni iyihe Mana? Kugeza ubwo waririmbye mu bushorishori bw'ijuru mu mushinja icyaha. iri kubyumva. Dushatse se urundi ubu ntitwasoreza aha. Ndaza kukubariza umupadiri ko nanjye simbyumva. Wumvishe ko nabibajije Tomasi, none nawe uri kubimbaza kandi nanjye simbizi kubihuza neza. Ijambo ry'Imana ryubahwe. None se ariko se Bibiliya muri rusange wowe urabona bimeze bite biriya bintu nyine uko baba babivuga ko harimo akavuyo nyine mu ndirimbo, nyine ko harimo kwitiranya indirimbo za liturujiya n'indirimbo z'Imana, wowe urabyumva ute? Yenda muri rusange iyo ya Tomasi tuyiretse. Iyo ya Tomasi iramfasha kumva ibisigaye byose. Nkavuga ngo niba bahohoteye iya Tomasi, ese izindi zo ntabwo baba barazihoye ubusa? Oya, ariko hari akantu Padiri Nyombayire yambwiye ngo indirimbo y'Imana n'indirimbo ya liturujiya biratandukanye. Nk'ubu ngubu nk'umugabo yarayagukubise mu gitondo ukabyuka uhimba indirimbo y'amaganya nyine yo kwiyambaza Imana, ushobora kuzajya uyiririmba we n'abana bawe n'abandi bantu b'inshuti zawe bo mu muryango, bikabafasha kuzirikana kuri izo nkoni bagukubise no kuzikira nyine. Ariko ntabwo iyo ndirimbo wavuga ngo uyijyanye mu misa ngo abantu bajye bayiririmba, sibyo? Misa urumva ni ikintu gihuza abantu benshi kirenze amarangamutima ya buri wese ku giti cye. Ikibazo rero ni uko misa muvuga ko ari ryo sengesho rikuru. Kwexposa rero teze intention devant ton Dieu, icyaha kirimo ni iki? Ariko ari ukuganira n'Imana mu misa. Ariko misa ni isengesho rikuru kuko irimo n'ayandi yose. Nk'urugero harimo kwicuza ibyaha, n'ubundi intention umuntu arazivuga nyine, harimo ifite ibice byinshi urabizi. Ikiriho ni kimwe, ni uko hari umurongo washyizweho. Uwo murongo rero ugomba kubahirizwa n'abemeye kuwukurikira bose, kabone niyo waba uhabanye n'ibyanditswe byera n'ijambo ry'Imana nk'uko tubibonye. Nkanjye bica mu mpaka, ntabwo nakwemera gutesha agaciro ibyanditswe muri Bibiliya ngo njye kubisimbuza ibyahimbwe n'itsinda ry'abantu. None se ko indirimbo yayihimbye ngo ikoreshwe muri kiliziya, ubwo byagenda bite kandi bo nyine itajyanye n'umurongo wabo? Ubwo nyine niba yamaze kwemera ko yakoze icyaha,
niyemere nyine agendere muri urwo ruzitiro abe umucakara wa kiliziya. Ariko Yezu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye. Reka ariko mpagusomera ubundi wumva ukuntu abana b'Imana bisobanukiwe tutaba umucakara w'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa umuntu uwo ari we wese. Reka dusome muri Yohani 8:31 ni naho tugiye gusoreza kugera kuri 32. Ngo nuko Yezu abwira abayahudi bari bamwemeye ati nimukomera ku ijambo ryanjye, sibyo, muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri. None nahabica mu mpaka ho gukomera ku ijambo ry'Imana cyangwa se ko kwanga kurikomeraho. Kandi ngo muzamenye ukuri maze ukuri kubahe kwigenga. Haleluya. Noneho rero hari ahandi hantu nshaka ko twibukiranye. Uribuka yuko Yezu yavuze ngo uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga bikoranira kuri ya nzu, ariko kuko yari yubatse ku rutare ntacyo yabaye. Ariko uwumva ijambo ry'Imana ntaryiteho, ntarikomeze, ameze nk'uwubatse ku musenyi. None turubaka ku ijambo ry'Imana cyangwa turarita tujya kubaka ahandi kuri miseri n'ibindi byose ntavuze gatigisimu. Njyewe nahitamo kubaka inzu yanjye ku rutare, kuko ngo uwo nguwo ameze nk'uwumva ijambo ry'Imana karikomeraho. Haleluya, amen. Akantu cya gipadiri. Ndumva rero twasoreza aho tutarambira abantu. Ariko dusoze ingene ndi kumva twakomeye. Oya tuzakomeza ubutaha. Bibiana, ndagushimiye rero kuba utubwiye uko ubyumva, ko wabyakiriye nubwo utatubwiye wese. Ubwo hagiye gukurikiraho iki ku ndirimbo zawe? Uzakomeza ubireke gutyo mu rujijo cyangwa uzakora iki? Wumvise aho nshoreje ko umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza akarigenderamo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Njyewe rero kuko nahisemo kugendera ku ijambo ry'Imana, nubatse ku rutare, naho iyo miyaga yaza ngo bazihagaritse bizasanga inzu yanjye ikomeye. Naho imvura yagwa, naho imiyaga yaza, naho imivu yatemba, inzu yanjye izakomeza gukomera kuko nubatse ku rutare. Uwubatse ku rutare rero ntanyeganyezwa n'ibibonetse byose. Ndakomeye kandi nzakomeza kugendera ku ijambo ry'Imana, kuko Yezu yaravuze ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Aho niho muzamenyera ukuri, ukuri kukabaha kwigenga. Kandi ngo ntabwo twahawe roho w'ubwoba udusubiza mu bubata, mu bucakara, ahubwo twahawe roho wo gushira amanga, tugahamya ijambo ry'Imana, ibirigoreka byose tukabyamaganira kuri, kabone naho baba bafite amazina aremereye gute. Kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 146. Reka ariho nsoreza. Erega ijambo ry'Imana riraryoha. Ijambo ry'Imana riraryoha cyane cyane. Zaburi 146 haravuga ngo, tuhagere gato. Yego. Umurongo wa 3 haravuga ngo ntimukiringire abakomeye,
cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza, umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Rero ahangaha ijambo ry'Imana riratubuza kugira umuntu uwo ari we wese twakwiringira, twahanga amaso ibyo avuga, tukibagirwa kubigenzuza, kubipimisha ijambo ry'Imana, kuko umuntu uwo ari we wese yayoba, yayobywa, yatandukira. Ariko simbabwiye ngo mujye muhinyura byose, ahubwo tubigenzuze ijambo ry'Imana, tugundire ibyiza, ibihabanye naryo ku ruhande. Ndabakunda rero, amahoro y'Imana abane namwe. Bien, merci beaucoup. Bye bye. Bye.